ariko se amafaranga y'icyuzi no mu nka yashyitsemo ko ndeba n'inka zumiwe, inka zashobewe koko, inka kubabara ikagera naho ijya kwigunga mu mayasha y'isi. Ikintu giye nshaka kumenya, amafaranga y'icyuzi harimo dayimoni iki? Harimo dayimoni imwe bita turawansi, ko ndeba ibintu byagutse byashyitse no mu nka zumiwe, inka zashobewe. Ubu bingibi se bya bindi bajya bavuga ngo narumiwe umunwa urahengama. Erega ibintu byatambutse byashyitse no mu nka zumiwe, inka zashobewe. Inka kubera agahinda k'amafaranga y'icyuzi ba nyirazo bakobokeye ariko bakaba barayabuze, zumiwe agahinda kazitwaye. Reba nk'inyana ahantu ihagaze, agahinda kayiteye kurorongotana, iragenda ihagaze mu mayasha y'isi, yashobewe yumiwe neza, umunwa wagiye urahengama kubera agahinda k'amafaranga y'icyuzi ka ba nyirazo bakobokeye ariko bakaba barayabuze. Amafaranga y'icyuzi harimo dayimoni iki? Amafaranga y'icyuzi nabanje kubireba nkabona ari ibintu bisanzwe, ariko rero aho bishyitse ndareba isene z'icyuzi zibaye inkende nk'imwe yarongorotse kere nari mu kinabira agiye kwiyuhagira. Ubu se ibintu byagutse bikaba byahise no mu nka, inka zikaba zashobewe zumiwe. Inka yagiye ihagaze mu mayasha y'isi, yashobewe yumiwe, agahinda kayitwaye neza, umunwa wahengamye wagira ngo irwaye kinyoni. Yesu yantereye inda mu kibaya kiyobowe n'abashumba batazwi, harimo umushumba bita Rukundo. Inda ntite n'inda igiye kuvuka mu buryo budasanzwe. Yesu yantereye inda mu kibaya. Ngo iki? Akanyanga mu mutaranda gakoroga. None se mama nawe yayohereje mu mwuka nka kwa kundi kwa Maria cyangwa wowe yarakuburungushuye? Iyo turabibaza Rukundo uwo mushumba ko ibyo byose cyari kiri guhengereza. Mubonye ndakuzigereka ku bahungu babandi bidahagije mugiye kuzishira kuri Yesu. Ye mubye nakushobora kubura umukobwa ko Yesu ntago ari umuhehesi ngaje mu bagore babandi. Niko abuzi yangegera muri Bibiliya yabwejagura ikabwejagura kuri Yesu ikabwejagura, maze hagaturuka igishi giturutse mu kirere gishyushye kikamuhanyina. Abuzi hasoni Yesu yaguteye indwa agaterwa amase ku munwa gahambirwe. Ariko bibaye ari nabyo akira jya guteka gasosoma abagore batwite ngo bamwe gakoma, ntazabura ijuru ngo nanze gutera inkunga umugore wa Yesu agitwite. Sasa hivi kichwa chini sasa. Mbona nili juu? Ndio hivi. Hivyo hivyo. Chiku nisige sasa. Chiku sianishike miguu. Ainyanyue sasa. Chiku umesikia. Isambazie juu hivi. Hapa hapo. Chiku smile sasa. Sema hapa. Kaza manania. Sijiachie sana sije katoa hewa. Twubake u Rwanda twifuza cyane, dusore neza twifuza u Rwanda twifuza, cyangwa se u Rwanda dusore neza twubaka u Rwanda twifuza. A few moments later. Ubusa kubusa hagati y'ikipe y'u Rwanda ndetse n'Amavubi, hagati y'ikipe y'u Rwanda ndetse n'Amavubi, Ariko hari nashonje. Ku itariki ya mbere Oktoba isaha y'isa 8 APR FC yakira Piramide kuri regional zarya bitatu. Stade ano nazana guramya ko tuzigatiza Pere Stadium nyine. Stade regional Nyamirambo niko banditseho. Arisa cyaka turebe Pere